Ako baby. Yo. Nakuretse ngo ukomeze ukomanga hano hafunguye baby Yo, wawe. sure. Shawana nambera mushya. Wow. Oh my god baby nari ngufunga. Wow. Usikwari warabuze ko watinze kugaruka ko tsu. Cyane nakazi kenshi. Ariko wow, nta kintu kiryohera nko kuba ndi mu bituza byawe nyine tuzwi n'ari sasa. Baby mwa. Nice. Sweetheart Meze bo. Sawa. Wow. Nari ngukumbusha. Serious? Karibu shu. Wakoze cyane mwana. Umeze bitese? Cyameze neza. Yego. Shanda kona pressure ari zose. Bandi kubana udushya turi mu mihanda umva cyo ko zino mihanda none iri gutwika. Muri kora sinakwe none kagezwe. Kareka amafilime byahe. Kareka mba nibereye nyine kuri YouTube bisanzwe. Banze nyibwirira amakuru yazo. Sinarimbi play inzu ubwo. Ajya nanjye kubikumvisha. Ase ko mbona uri kuba mwiza cyane bimeze bite? Sweetheart ni wowe mbikesha. Kunosa ndabikesha Imana ko mfite umugabo mwiza. Nice. Fresh to. Kikizubura gihangaye uraza. Cyane nyine hano aboro hawe nikore byatara ariko akindi kintu warenza aho nyine to. Ariko gusa ni heza nubato. Abana nta kibazo. Karitsiye nziza nyine ndayikonda cyane. Ariko hari ikintu bisi ubushyuhe Imana. Cyasha. Ezoza gusa kuvanda ratera Imana. Chababe twara nimere kuzakagura. Nta kibazo. Okay. Nta kibazo negereje yawe. Umunsi nushaka kumbwira nyanza ko gutabona hari ibintu ukagure to. Sibyo se? Bana byanga se bebe cyo ngukundira. Sibyo? Ngenda gukunda sibyo? Kayamba mbona nawe ndi umuntu ushaka kubona gusimbuza nyine to. Baby. Tukakunera imitoma y'isisa. Bikunera isoni maze. Shangiye rero bamisho. Ngibi nashoboka. Ngiye nakubwira ukaza tukibana kuko ngiye mba mbona kuba kure yanjye nyine ntabyumva neza nyine to sibyo? Banzu bibwire muzee. Nagushaka se ko natwe tuzakora bibibi. Nigishaka se. Urabizi ntago twabana dukocoranye rwose oya. Nisa etse turazakora umurenge wonyine kuko ngiye ndi kubona ubukwe buratinda urabizi. Ariko dukoze umurenge dushobora guhita twibanira nyine byoroshye sibyo? Kambanze mbitekerezeho. Oya, shaka gatimba. Shaka gatimba. Ese umuntu yaza akakuzanira nanga mu rubuga akambara umunsi umwe ukareba ukuntu bimeze ukifotoza hagashya hari ikindi beoya. Gahunda ni ubukwe. Ndashaka kwica amagini ewan. Nanjye ngambara gatimba kureba nanjye nakambaye. Bereba. Ureba usubye ubona ukuntu nta mugeni uba mubi. None ibaze ko nsanzwe ndi mwiza. None ibaze noneho amugani wawe ko nk'uko uri mwiza bimuze musanzwe. None ngahe baze nabaye umugeni. Cyozo bakontwara. Nashyiraho bonsa ariko. Nako gushakira aba bonsa bagendana nawe kugira batagira bantwarira mu gatimba. Fo. Baraka byamara yanjye. None se mwakiriza iki mukonzi? Utikiza. Sha byose biba bihari. Wambwira ikintu ngushaka. Nta kibazo ngiye wanzanira ku mazi. Hari ikibazo se? Mu bintu byose biri muri firigo. Hisemo amazi. Urabizi inzoga nazivuyeho ntabwo nkimwe inzoga ngiye sibyo? Oh my god. Pepa bwagahise mukunzi wanjye. Mani sinzi nimba ari amazi ndi koga nimba ari isabune ndi koga ntabwo mbizi mu kintu kiri kubitera akagusa nyine nawe ndikora nazi. Akimana ikunda abagabo vraiment. Imana yakuremye. Imana yashyizeho ubushishozi nyine ikurema yitonze. Noneho kugusiga ko yaragusize irakunogereza ajyana makeup bashyizeho kandi nta makeup ziriho. Oh my god baby uranaka nawe ugakabya. Bari hano muri Kigali mbona ari wowe wa mbere. Be promise kutazanyanga. Be promise gutya. Zana promise baby. Nge nawe ndakaramata sibyo. Kakarasigaye ubwo uzagenda. Gashiraho turebe uko baby. Aha gutya. Ubu igikumwe turagiteye ntabwo uzanyanga.
cyangwa niho ruzingiye umugani wa kamisha kajye kukuzanira cyangwa se amazi wa mugani wayivura ngo ubu ngubu ninjye nawe to sibyo ahubwo ngiye gushobora kuririmbira ngo urankunda bikandenga bikantera kwibaza utubazo twinshi uranyuzuza nkanyurwa gende kuzana amazi habibi turakomeza tuganire ese kubera iki wumva ushaka kunsiga hano mani mishuti sasa ese gusa ngiye mukundira kuri romantique kandi uri umukobwa mwiza cyane ibyo mfite byose njye mba numva ntari gutakazaho ku bwawe nyine tusibyo kandi ntacyo ntakora kugira ngo ube wagaragara neza wasa neza sibyo nanjye rero nabo nzigera ngo utenguha kandi suzagira ngo baby uzko ngiyewe ukumva akari ku mutima gasesekara no kugurya ku munwa cyase hanze ngiyewe shabibi wanyijije shaka jagarika abasore bose bari baranzengereje batereta bagenda akorera ibyo tumaranye bibi wanjye umuhanzi wavuze ngo iyo nakunze birafata niko nabaye ngo ndatetesha nkatonesha niko nabaye ngo kuki utambona uribaza narabagaho gute ntarakumenya be ntabwo mbizi ko wari ubaye hakobya ngo byakunda rubayeho nabire bakayamukubita ariko ndazi gupakira ariko haretse uyu munsi basi twaza kwitahanira cyangwa se nkaza kwirarira hano bewe yaha ibyo ariko oya kubera ikizi mbere hari umuntu ukuraza muri iyi nzu yawe mbere y'ubukwe wapi nise urashaka tubiyemva ngaho mubwira rase noya urashaka iki ngambwira be umunsi wayicizemo umunsi wacizemo impeta se kandi sure aya nibura njya gukwambika impeta hafi n'igisenyi serious yego bebe yeah shamva be niyo wayinyambikira mu isoko upfa kuba ari impeta sure kandi kuvuye ku mutima yo kundera umugore mwiza no kutagipanika serious ngiye gukundira ko ntabwo panika woroshya ubuzima sibyo mu gihe abandi bakobwa baba babigize intambara wowe ntabwo ujya ubigira intambara sibyo bareke bajye kurwana muri Kongo ubwo nimba babigize intambara be waretse ariko nkajya kukuzanira amazi okay nta kibazo sawa kandi ndakunda I love you ubwiza bwawe urashashagirana baby wanjye erega ni wowe Allo? Chose va. Message? Message wohereje nayibonye nyine tunayibonye. Abese uyo ntabwo wanakwirengagiza bose nyine. Oya nari nyine tugendaza kuvugisha nyine mu musanga enze murebe nari bito. Kandi ndakunda cyane kandi mayashuri mwiza kandi urabizi ndakunda sana nari ngitazakura mu masanga ninjaka ndanarara hari ikibazo se oya nari bitujye ndi home ubu ngubu tuvugana nta kibazo nari binaza kureba nkarara nari ndaza nta kibazo ahubwo usangaye uri mu rugo uri mu rugo
umuntu ndi kubeshya nyine tu aka kanya uri mu rugo oya no umujama wanjye ndi kubeshya umujama amagambo wavugaga nayo wabwiraga umujama ni umujama wanjye uri mu magari kumbaza ngo ari ngo ndi mu rugo aze kundeba nyine ndabwira Jesus baby usigaye ubeshya amanywa y'ihangu izuba riva utinya Imana wavuganaga n'umujama n'umujama washaka kuza kundeba mu rugo hari akantu yari yasize nyine nagira ngo azagafate nta kibazo mwana surumva ni byadanje suko mwana asa uzi ko ntunguye no kumbwiza ukuri birakunaniye aneze mba nandi kuvugana n'umujama mugenzi wanjye mani ugiye kuza mu rugo agafata akantu kiwe hari ikibazo se ufunguzo narusize hari umujama wundi uhari narusigiye ko yakora nzi ko ari buze kundeba Uziko amaniga yose muri kimwe we ubu nuko nguko mu gihe cyose tumaranye nuko nguko mbese urancitinga bingana gutya ku buryo noneho unasuzugura no mu rugo iwanjye nyine urufunguzo ngo warusize akandi kanya ngo uri mu rugo nusuka ibyo bintu biri guhurira he kiwe harataruka ko uri bumereze iyo telefone ndashaka kukubaza ikibazo kimwe ubu igihe tumaranye nanjye avuga ngo dukundana ntabwo twakundana ubwo nshobora kuba ngukunda utankunda igihe tumaranye cyose unyihishamo ariko ni Imana ishatse kukunyereka seriye ni Imana ishatse kukunyereka kuko mu gihe cyose tumaranye unyihishamo ntabwo nzi ko uteye gutya basi ntunambwirije ukuri bisho yarabizi ko gukunda nyeshe neza telefone indeze iyo telefone neza telefone nanjye ndayigwa mu ruhe rwego ima telefone yawe ndeba umuntu mwavuganaga ese nakuvuga ko ari umujama twavuganaga mani misho cyakoze Imana ishimwe bino bintu ko bibereye mu rugo rwanjye ibaze iyo bibera mu rugo rwawe ese ngengeze n'ibisho kuba wumvise ndi kwitaba telefone kandi ndi kuvugana n'umujama uri kumva ibyo ngibyo ari ibintu byadana reka noneho rero nkuraburi kuba witabye telefone si cyo kibazo ikibazo ni ukuri kumbeshya ngo ni umujama kandi ari umukobwa mpereza telefone yawe ndebemo hari icyo bitwaye se nyine nimba ntacyo wikeka ama telefone ndebemo nase uraburebamo iki mani misho nubwa mbere nafashe telefone yawe nkarebamo nubwa mbere se nyifashe nka playing ama songs nka playing music ibintu byose na ma films nubwa mbere nyine nafite kuri no telefone kuki uri kwanga kuyimasa yime nese ngenda ngo telefone yanjye muri iyanjye ntujye uyifata ntabwo ndi kumva impamvu kusego no telefone bayurubanza impa si umuhungu se si umujama wawe ngazana ndebe ariko ndibaza ariko abahungu bose ariko mana ubundi kuki ntajya amenyera abahungu kuki ntajya amenyera abatipe bose noneho abatipe mudafite amafaranga ukuntu muteye ni sugar mami se wabonye niki asibyo kandi kutagira amafaranga ibyo birahurira he ibyo biri guhurira he n'ibyo ngibyo kantu kagasore katagira ikintu kangurira kanantesha umutwe habundi ubona gukunze ndeba he nta nuguri na type yanjye bro ntago uri type yanjye ahubwo sinzi impamvu misho ubundi narasaze ngo uvuze ngo ikibanza usubiremo we urashaka se mvuge nsara ntabwo ni type yawe rwose wapi bivuze ngo warayobye se Njye ntabwo ndi type wawe byarenze kuyoba bizamo kuyoba njye ntabwo ndi type yawe mereza ndebe ako ntabwo ngohereje telefone ni yanjye ninjye wayiguriye ma telefone yawe ndebemo ngiye cyo ndi gushaka urashaka kureba miki muri telefone yanjye nicyo ushaka kureba ndashaka kureba umuntu mwavuganaga urashaka kureba mu mafoto se urashaka kureba video urashaka mereza aho ndeba ndahazi nyine mbwira niba ushaka zananye naho ndeba ndahazi bishubuye inkoroga mu mutwe abantu yego kunyagasa sibyo ariko we ese ni gutya bakira abashyitsi uri mushyitsi nyabakisi ni gutya wakira umushyitsi ubu se hano uri umushyitsi nimba naje aho uri umushyitsi nyine aha ntabwo uri umushyitsi ndakubwiye no mu gipangu barakuzi bazi ko uri umugabo wanjye mpereza rero hanyuma se ningoreza telefone yanjye urayishakira iki mbwira impamvu ushaka telefone yanjye ase kiwi kuki koko ibintu ushaka kubizambye
Mishora bisi ndagukunda sibyo? Don't touch me. Ese bishwaretse wajya uba romantique. Basereka nyangara amazi sibyo? Byo kuyanywa iwawe pe. Mbese ntabwo waruje kunyakira? Ntukabone se ko ushaka kunzujira kamera mereza hano. Ese wamaye telefone uzwi se nabyibagiwe nabyo nibagirwa kwema telefone. Ima telefone nyine sibyo? Urukundo bize sibyo? Kwira ikibazo n'uko ushaka gusara buryo. Urukundo ni iki? Kubera iki ushaka gusara? Urukundo ni iki nyine kuri wowe? Urukundo ni iki rakamurusha umujinya ahita umusohora Gasiya. Cyanza no kuma telefone. Nyine ngenda bivuga ngo nakenda shaka kureba message no umukobwa akwandikiye. Ntabwo yamwandikiye mwavuganye. Nyine twavugana n'abandi no kunyandikira ka message. Iyo ni yayibonye. Oya message nayo nabonye. Okay. Twagiye action. Misho. Asa uri mu biki undi? Undi ko mbona utangiye kwisaza. Iwanyu na robine ziba yogenda. Cya kuyamwe iwanyu. Mereza telefone cyo nsohokere mu nzu. Ibintu se bibiri se. Ushobora nkunda cyane ntago nkunda. Okay none ntago ngukunda. Ntago nkunda nje. Ntago nkunda njewe aba player nka bamwebwe. Mereza ndebe cyangwa se usoko utaye. Icyo ni Kinyarwanda cyumvikana mvira mu rugo. Ntagufasha kuyishyura n'ubundi wowe umuntu w'umugabo utakwishyurira inzu. Hakubundi ubumba ndi mu biki kwanza. Mvira mu nzu ugira ngo. Semisha ubundi inzu yishyura banze umbwira inzu yishyura amafaranga kurya. Ibyo birakureba se? Nese yishyura amafaranga angahe? Nyine mbwira amafaranga wumva umuntu genekereza ntuba muri Kigali genekereza urebe nawe tekereza ni ntago nagusohokana ntago nakukorera buri kimwe cyose mvira mu nzu mvuze mvira mu nzu gira vuba none kujya mu genda nkwishyura amezi 3 reka mvana nkwishyura amezi 3 amagambo yawe ndayazi gira vuba mvira mu nzu use mishukwera icyo utangiye mbaze rimwe kabiri mbase ngamba ngubwira mbase mbaze rimwe kabiri mvira mu nzu urongera kunkora mishu ni ngewe mishu gashishwe minwa ndeka mvira mu nzu nawe mvuye none nyehego amagara ribu cyangwa so amagara mudugudu uri kasha rwose hezubwo mishu ibyo sura byigira kangahe Skabira bintu bisekeje. Nyine byo ngibyo byigira kangahe. Mvira mu nzu. Mvira mu nzu. Haguruka nyine mvira mu nzu. Ese uri gushaka mu rugo abantu bose rangiro ngewe. Mvira mu nzu. Hamasubwo hagize umugabo wanjye se uri umugabo wanjye ku buryo ngewe nakwingingirizwa. Nimba uri umuplayer y'ubundi buhungu bwose nahaze bwo bujakso. Sohoka hano. Sohokera mu nzu. Ese bishukwe icyo bindutsa akaka. Nabona guri umutipe ukuze sohokera mu nzu ndi kucyuri kumvugisha ibintu byinshi. Mvira mu nzu kiravuga. Sohoka we Gasiya minuko mvira mu nzu. Kuhinduka se? Kuhinduka. Wowe kuhinduka akanya gato ngiye kuzana amazi. Nasanga wateresereka isi yose wayimaze mvira hano. Nese ngiye umvise ndi gutereta mishu. Se wamviriye mu nzu. Nkora gashyasi. Mvira mu nzu. Se mishuri kamba nini ngo banzu curuke basi. Curuka twumvikane. Ariko icyo kwisaza gutyo. Uramvira mu nzu? Mishuri kamba kisuko sibyo. Murebe ibintu ukoze. Mvira mu nzu wowe. Yangira. Murabizi bantu banje ko ninjye driver muri Kigali ndetse no hanze ya Kigali ku bantu bifuza ko twakorana mukeneye driver mukeneye umushoferi wo ku munsi so mugiye mukeneye nko kujya nko mu ntara cyangwa se mukeneye nko gusohokera nk'ahantu muri Kigali mukeneye nko kujya mu bukwe murabizi ko na undi mushoferi mugomba guhamagara ni ngiyewe Kiwi tugomba gukorana so ndanababwira yuko mfite amamodoka meza cyane nkodesha muri uyu mujyi wa Kigali aba diaspora abanyarwanda mushaka kuza mu gihugu cy'u Rwanda mujye mumpamagara mbaye imodoka nziza cyane nimukajye mu makampani ngo nibarangiza babahangika amamodoka ya fake
ngira ngo imodoka mwayibonye ko ari imodoka nziza cyane, imodoka dukodesha ku kwezi cyangwa se ku cyumweru. So guys, ndagira ngo mbabwire yuko n'ahandi mugomba gukora imodoka nziza cyane atari muri company iwacu. Ngira ngo murabizi ko ndi umuhungu wanyu Mr. Kiwi, nanabitsa gukora subscribe kuri video zanjye izo arizo zose. Kandi nashimira abantu dukorana umunsi ku munsi. Hari abantu bampamagara bakampa akazi ka driver, abo bantu muri nkoramutima ndabakunda cyane, kandi ewana kuba muhora munzirikana ni ibintu by'agaciro. So nanjye kandi ndabakunda cyane, kandi nzi ko dukorana neza abantu banjye mwese. Ndabakunda cyane, mukore subscribe. Bye.